Eh, ndongeye kubasuhuza bene Rwanda duhuje kwemera, duhuje igihugu. Ngarutse mm, muri foroma ya cyangwa se mm, musa naho nje mu kiganiro nagiranye na Serge kuri radiyo Itahuka kirebana n'amateka. Ntabwo ariko aho igice cya mbere nabahaye, kiriya gice nabahaye ntabwo ari cyo ntirangiye, ngira ngo mwarabibonye. Ahubwo nahisemo ko kubanza kubaha biriya, kuko naje gusanga ndimo mvugana n'abantu tutumvikana neza. Birumvikana nabyo rero ndabyumva, kuko amateka y'u Rwanda abenshi bibwiye yuko bayasoma nk'uko basoma amateka yo mu Bufaransa, amateka yo mu bindi bihugu. Ntabwo amateka y'u Rwanda ariko yagombye gusoma, nta nubwo yanditse nk'uko yagombye kwandikwa. U Rwanda ni igihugu cyagiyeho kubera impamvu, cyashyizweho n'abagishyizeho kubera impamvu, kandi icyo bagishyiriyeho yewe nashatse kubivuga kera, ariko igihe kigomba kuba kitari cyagera. Nimusoma mu gitabo cy'umuhanuzi, igitabo cy'intumwa Matayo 21:43, avuga ngo, abwira abayisirayeli, abwira abayuda ati royaume de Dieu yari yabahawe izabamburwa ihabwe abandi, iyindi peuple, kandi yo izayibyaza umusaruro. Iyo nation yavuze yindi itari iriya, itari hariya, ntabwo yigeze atanga ibisobanuro kuri abaribo. Ariko ugiye usoma uduce n'uduce muri icyo gitabo cy'Imana, ukaza gukurikira amateka nyayo. Iyo mvuga ngo amateka nyayo, ni ukuvuga ngo amateka inspire. Amateka y'u Rwanda ni inspire nk'uko ayo abayahudi yari inspire. Aratanga neza cya gihugu icyo ari cyo. Iyo bibaye amateka inspire, ntabwo ubwenge bw'abantu ari buza gukora hariya. Ngira ngo nahuye n'ikibazo uvuze ngo ntabwo bigomba gudokutora kugira ngo wandike amateka y'u Rwanda. Ahandi ni ibindi bibazo, ahandi nabwo hatari muri Isirayeli ya kera. Ahandi amateka ni siyanse, udapfa guha abantu abo aribo bose ngo bayandike. Ugiye no muri iyo siyanse y'amateka mu bindi bihugu, uwanditse y'u Rwanda nta karifikasiyo yari afite yo kuyandika. Alex Kagame ntabwo yari umunyamateka. Ni ukuvuga ngo ugiye no mu bindi bihugu ukareba uko amateka yandikwa, ntabwo ari Alex Kagame washoboraga kuyandika. Noneho nuza mu Rwanda, urabona n'abo abayanditse bose kwalifikasiyo bafite zose.
ntabwo bavana mu ishuri, ndashaka kuvuga ntabwo ari qualifié kwandika amateka y'u Rwanda, kuko amateka y'u Rwanda ni inspiration, ni inspiré biva hejuru. La dynastie rwandaise ni d'origine céleste, amateka abanyamateka barabivuga. Niba ari d'origine céleste, ntabwo yakwandikwa n'abantu ibyo bivaniye mu mutwe ngo ni amasiyanse n'iki. Agomba kuba ari d'inspiration divine. Ibyo rero iyo ufite igihugu cyuzuyemo abadayimoni, cyuzuyemo imandwa ni les anges, ce sont les anges déchus. Zikaza zikigira abantu, iyo zaje mu muntu uyu n'uyu ahita aba ikizenzegeri cyangwa ikigombaga, ntaba akiri umuntu, ntaba agifite ntuza y'umuntu, aba imana ni igishusho. Iyo ufite igihugu kimeze gutyo, abameze gutyo ni ukuvuga imandwa, ababandwa, abageza aribo benshi, kugira ngo uzababwire ngo ibintu biturutse ku Mana, mwarwana, mwakwicana. Aha rero niho hava bya bindi bavuga ngo bimwe ngo nibimanuka, ngo haje mu by'ukuri no muri Isirayeli ibyo bimanuka byarabaye, kuko Yezu yaje avuye hejuru. Rusuferi wamanutse nawe yaravuye hejuru, uretse ko bataba ni kuva hejuru, ariko ntabwo baturutse ntuza, ntabwo Rusuferi yari hejuru ariko ntiyari mu ijuru. Donc iyo bamanutse bakagera ku isi bo baturutse hejuru. Noneho iyo amateka yanditswe n'ababihawe n'imandwa, imandwa ziba zifite intere y'uko babifuruyanga byose bikaba isupu. Iyo bibaye isupu kuri bo baba bakoze icyo bagombaga gukora, ahubwo birabashimisha. Ibyanditswe amateka y'u Rwanda yatangiye gutegurwa kuvuga kwandika, akazashyirwa mu bitabo. Alex Kagame bamwinjije muri ntuza muri koleji babagaragu b'abakonseye b'umwami abiru muri 1936 niho yatangiye. Ariko abamwandikishije yashyizweho n'umwami Rudahigwa, abamwandikishije ayo mateka ni abiru bamuhaye ibyo abiru bari bafite verisiyo y'abega, kuko bari abega hafi ya bose, ariko agahabwa la matière première, matière grise, akayihabwa n'ubwoko gakondo bw'Abasinga. Abo nibo bari barashyizweho, ndaza kubigeraho. Noneho afata ayo mateka atanzwe n'abasizi, noneho aza guhabwa n'ayandi makuru, n'ayandi avuye mu biru
cyangwa se babaga bafite abasizi babo bakabakorera ibyo bashaka ko bavuga, babiha nawe akabishyira muri ntuza mu gitabo. Ibyo mbibona kubera ko iyo nkurikiye amateka yanditse mu gitabo nkareba ibyo wa wundi wa munyamateka wo muri Kenya Betwell Ogot, rector wa Université Arabe Moi, yarashinzwe kwandika amateka ya Afrique Centrale, Afrique de l'Est, n'ikipe ye ndakeka yari yo muri Kenya n'iyo muri Tanzania hari bayandikira UNESCO. Iyo urebye ibyo nk'uwo Ogot yanditse ukareba n'ibyo Kagame yanditse, ndashaka kuvuga ku bintu abantu bose babona bazi ku mateka atari ibiri filozofike, ibiri Ogot yerekana ibintu biboneka n'ahandi, kuko amateka aya ngaya abantu bose bagenderaho ntabwo ari ngo ntibihagije kuyavuga. Amateka aya ngaya ari siyanse de l'histoire, agomba kuba verifiye niba ahura n'intuza, ahura n'ibintu na refe. Niba adahuye na refe ayo bantu uzarabeshya. Alegisi Kagame ariko naba ngiye ntandukire cyane, yifatiye uko abami bakurikirana, agenda guhera kuri Rwogera ndakeka gusubiza inyuma, agenda bose abashyiraho imyaka 33, 33 ntabwo ibintu uvuze mu gihe donc umwami wamaze imyaka 5 ushobora kumuha ibintu yakoze kandi byarakozwe n'undi cyangwa n'abandi babiri bamubanjirije, yaramaze imyaka 5. nuko Rutarindwa yapfuye nyuma, yaza kuba yarabayeho mbere agapfa, ukamuha imyaka 33 kandi yaramaze umwaka umwe, urumva iyo ntuza yabo. Iyo bazi ntushobora kubara imyaka y'umuntu, imyaka y'umwami wabayeho igihe n'iki gihe, noneho ngo ufate ngo ni mwayene, ngo niyo ngiyo, ngo ariko iyo urebye impamvu, yewe nabiboneye kuri umwami Gahindiro, iyo nuwa vuba, nuwo 1801 niho yatangiye intuza. Abanyamateka bahandi bari bazi, bashobora kuvuga bati igihe n'iki yabayeho ntuza carbone 14, ashobora kubona ntuza igihe cye datasiyo, igihe yabayeho, urebye amakufa ye n'ibiti byose. Ibyo bintu rero ugiye mu myaka urabona urabyishe, guhera kuri
Rwogera ukamanuka we yanageze no muri igihumbi abami bose agenda batondora kandi nta baze n'imwe yari afite yo kugira ngo ashyire avuge ashobore kumenya ibyabaye no kuri Rwogera. Njyewe maze kureba yuko hari ibintu tugomba abanyarwanda bagombye kumenya mbere yuko yenda n'ibiriya bisobanuro nagiye ntanga ugasanga harimo resistance mu ngo ibi ngibi ni mite ibi ni mite ibi ni ni ukuvuga ngo ndabivuga mu kanya ntabwo igihe utaramenya icyo gihugu urimo ukorera ayo makuru ayo mateka uko benshi bafata amateka bakajyana amakuru bakagira ngo ni bimwe ntabwo ugomba kwibeshya birumvikana ariko uko abihaye Imana kuko nibo bahawe ubushobozi bwo kwandika amateka y'u Rwanda mbere baje gusanga ko hari amashuri des écoles mu mateka y'u Rwanda ekore y'abihaye Imana umukuru wayo ari Alex Kagame abasigaye ni abazungu benshi n'ibiki byose iyindi ekore ni Jean Vansina ariko Jean Vansina arafata ni nk'uko yafata igitabo cya Alex Kagame n'abamugenderaho bose agajugunya mu mazi ati ibi byose ibi ni ibinyoma dabo uko yayanditse siko amateka yandika. Icya kabiri nta ibintu bye ntiyerekana ahantu abikura. Ni ukuvuga ngo yes yagombye kubikura mu basizi ariko byibura abasizi baratandukanye. Hari umusizi uyu n'uyu yavuze ibi n'ibi, umusizi uriya yavuze ibi n'ibi, umusizi uriya yavuga ibintu Alex yanditse ushaka kuverifiya ntushobora kubonaho ibyashoboka. Niyo mpamvu yagiye atanga n'ibindi yikoreye verification akareba agasanga bya bindi nk'umwami ndahiro abami bose babanjirije Ndoli bose arabajugunya muri ntuzi kuko nta kintu na kimwe cyerekana yuko abo bami babayeho. Uko waravuga ati u Rwanda Ndoli aje agahura na Nyirarumaga bakumvikana gukora ruwayome imwe. Iyo ruwayome bakoze niyo bise u Rwanda. Ni ukuvuga ngo niba utangiriye kuri Ndoli kuko niho u Rwanda rwatangiriye nyine nibo barushyizeho abo bombi umwe umugabekazi undi umwami. Niba uje mbere y'abo ngabo ntabwo washoboraga kuba uje mu Rwanda. Izo ruwayome ebyiri ni Ndorwa iri haruguru ya Nyabarongo n'Induga iri hepfo ya Nyabarongo. Izo ntuze ubwazo ari ebyiri nta ntuze y'u Rwanda zari zifite. Imwe muri zo nta referanse y'u Rwanda yari ihari ahubwo bo bombi nibo bagize u Rwanda. Ugiye kuvuga rero ngo byari biriho mbere ngo u Rwanda rwabayeho kubera guhuza izo ntuze zibiri. Icyo ni kimwe. Icya kabiri iyo ugiye kureba ugasanga ibyo byabaye mu 1510. Iyo ugiye kureba ugasanga umuntu yihaye Imana yanditse amateka akakuvanira ku 1510
akamanuka abana aba n'iki arabakura hehe mu wuhe mutwe uyavanye ukagera no mu gihumbi ukagera magana abiri. Ibyo byose iravuga ko ibyo abo bami bose arabavana mu cyuka, ariko naba nkabije mvuze ko ari mu cyuka kuko hari navuze bya Bugesera. Bugesera yariho yari ifite abami, ariko byageze mu 1799 u Rwanda rwaje gufata igice cya Bugesera kirarutwara kirwomeka ku Rwanda. Ibyo rero uriya Alex Kagame yakoze, yafashe ba bami bose bari aba Bugesera arabazana, bariho bari icyo gihe harimo umwami w'Ubugesera, icyo gihe u Rwanda rwinjira mu ntuze yari Sekarongoro, afata n'ababanjije Sekarongoro bose aribo bakirima aribo bantuza abo ngabo bose abomeka mu Rwanda, abazana mu Rwanda. U Rwanda ntabwo rwigeze rugira umwami witwa Kirima Rugwe, Kigeli Mukobanya, ntabwo rwagize, ariko arabashyira mu Rwanda. Iyo abo bantuza baje, abo baturage bari bagize Bugesera binjiye mu Rwanda, ikintu gikomeye bazanye nuko daboro Bugesera yari yarinjiwe itegekwa n'Abanyoro. Uburundi busenya Bugesera bwari bwirukanye Abanyoro babutegekaga. Noneho ba Banyoro bavuye i Burundi n'abari mu Bugesera baribumbira hamwe, noneho baza mu Rwanda. Baje mu Rwanda niho batangiye ariya mantuza y'amoko y'Abakono n'Abega. Ubundi arabazi ni Abanyoro, kandi mu Banyoro ibyo bintu by'intuza ntibihaba. Abanyoro ntabwo bon. Urumva rero amateka y'u Rwanda yaje kwandikwa no inspire nk'uko ayo Isirayeli yabaye. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo kuba inspire, kuba dinasti Nyiginya yari d'origine celeste, abanditse amateka y'u Rwanda bari bifitiye gahunda yo kutwereka ibyaba abashwezi, kuko abo bashwezi baje banyuze mu Bunyoro, nibo bazanye kurite y'ubushwezi, bavuye mu byanyuze, abaje bavuye mu Bugesera baje inkomoko yabo ari mu Bunyoro, nibo bazanye kurite y'ubushwezi. Mu Bunyoro niho hakomoka ubwo bushwezi. Bageze rero mu kwandika amakuru, bihaye Imana paradoxalement, aho kwandika amakuru ya dynastie d'origine celeste, ahubwo bandika iby'Abanyoro bavuye mu Bugesera muri royaume yari yarabaye kolonize Abanyoro. Ngaha ho u Rwanda rwaburiye intuza ya base twari Abanyarwanda bari bafite yo kumenya kwigishwa ibivuye mu ijuru, ahubwo bigishijwe ibivuye mu kuzimu, mu bushwezi, mu mano, n'ayo mantuza yaturutsemo
ni umukuru w'imandwa wayatanze, ayo mayitini bavuga ni umukuru w'imandwa wayatanze, biranditse. Hari umunyamateka w'umubirigi ndakeka witwa Gosiyo niwe wabitangaje, yarabyanditse. Muri iyi ntuza igihe u Rwanda rubaye rugiyeho ukagira imitwe ibiri, umugabekazi n'umwami, baragabanye. Umugabekazi ashyiraho amategeko uko za seremoni zizakurikizwa, uko bizajya bigenda igihe urumva, kandi iyo byubahizwaga nk'uko byagiyeho nta kabuza, yaba ari ibyago yaba ari ibiki byose byararangiraga. Mugabe umwami yari afite intuza ye yo kureba ubusugire bw'igihugu, yo kureba, yo gukora za ntuza, kwagura igihugu. Yari afite inshingano z'umwami. Ikibazo cyabaye hagati y'amateka y'u Rwanda n'amateka ya Isirayeli ya kera, ni uko amateka y'u Rwanda yabanje kunyura guhererekanya bakurikije kumemoriza, umwana akamemoriza byose yamuhaye, umwana we akazagira gutyo 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 kugeza igihe muri 1930, reka mvuga na gatandatu, kuko ubundi byatangiye mu 1928, ariko iyo myaka 8 iri hagati byahawe umuzungu arabyumva, yari azi ikinyarwanda shumashe, arabyumva, arebye aravuga ati no, ibi bintu byanditse byankoraho, ibi bintu byanditse. Noneho afata ibitabo arigendera, nta nubwo yanashyize mu bitabo, yaranditse gusa impapuro 1800 manuscrits zanditse, noneho arazijyana. Ariko asiga umwinformateur we w'umusizi, aramubwira ati wowe ndakwemera, utanga amakuru, utanga ntuza, ndagusabye uzanyigishirize uyu nguyu uzankurikira uko bandika n'ibiki byose. Uwo rero niwe wicaye iruhande rwa Kagame, baravugana, barandika, Kagame arandika. Muri ikinyuranyo nari ndimo mvuga ni uko Kagame yanditse, ntabwo yanditse verisiyo imwe. Iyo yandikiraga abazungu yandikaga bimwe, iyo yandikiraga abanyarwanda yandikaga bimwe. Kandi icyo gihe yari afite umwami w'umwega, akagira kolegi be b'abiru b'abega,
kandi ubwoko bw'Abega mu mateka Kagame yari azi yananditse, ntabwo Abega bagombaga kuzicara ku ntebe y'umwami, nta nubwo Ryangombe yagombaga kuzagera kuri Buwayari. Ibyo byombi byari byarabujijwe, bavuga ngo byabujijwe nabi. Ayo mateka akorwa aturutse hejuru. La dynastie rwandaise et d'origine céleste byanditswe n'abazungu, barabyanditse na Kagame yarabyanditse, ariko mu bikorwa hakozwe ibindi. Hari ikibazo za etini mu mpapuro cyangwa se mu mabuku, no ngo n'amateka, ngo ibyo ni amateka n'ibiki byose. Ibintu byapfu, ibintu bishe nkana bakabishya abanyarwanda, ntibabishungure, ntibagire gute, ukavuga ngo ni amateka, ngo agomba kuribwa nk'amateka. Ubwoko bw'u Rwanda bwari bugizwe ubwa mbere n'amoko ya gihanga ya gakondo 15. Abavuga 18 byabaye 18 guhera mu 1800, ariko u Rwanda ruriho kuva 1500. Ayo moko uko yari yagiyeho, yagenderaga kuri genealogy, donc uko bagendaga babyara bigakurikira, donc amaraso agendera ku maraso. Niba uyu ari umwana wawe, uriya akaba umwana w'umwana wawe, ukazakomeza gutya, abo bantu ni umurongo umwe. Ni ukuvuga ngo niba hari umuntu uri hirya y'uwo murongo, si uwawe, waramugutsindiriye, waramwadogose, wagize gute, ariko si uwawe. Ayo moko uko ari 15, nushaka ushyireho n'ayo ngayo 3, Abaha, Abega n'Abakono. Bituruka ku maraso k'umuryango ugenda ukura. Abavuga ngo kuki umututsi ataba umutwa, d'abord umutwa cyangwa umututsi si ubwoko. Au départ hariho ariya moko ya ntuzi. Ibyo bintu abantu bagomba kubanza kubyumva. Umuhutu, umutwa, umututsi si amoko, si etini nk'uko Celestin yabivuga. Bije kuba etini guhera igihe ibuku nako impôt sur la personne iziye, kuko umwami ntiyari agishobora kubona ikimutunga nk'uko nabivugaga. Noneho bashakisha ukuntu
baca imisoro kuko no mu bihugu bindi no mu ntuza hose bareba ntuza lasiyete impozable bo banza kuyireba bati ubwo imisoro tuzayica abandi tuzayica tugendeye kuki noneho baravuga bati mwishyiriyeho ubwoko bwanyu n'ibiki abahutu abatutsi abatwa ariko abo tuzakata imisoro ni abazaba bafite ni abatunzi muri 30 na kangahe bashobora kwandika abatunzi abahutu n'abatindi sutivu cyangwa se abadafite icyo bafite ariko iyo ngoma yari iriho n'ubundi yagenderaga aha niba ntabivuze reka bihite ndori afata iyi mu Rwanda yari amaze kwica umwami wo mu Bumbogo umwami witwaga Byinshi iki kintu ndakivuze kugira ngo abantu barebe Byinshi donc iyo ni wa wundi washakaga ibintu byinshi washakaga nk'uko ubona isiha ijya mu mwobo igashaka kuyuzuza ibintu byose ivanye hanze ikagera yari byinshi yakururaga byose iki uwo mwami nureba neza uko ngo ifite hari byinshi abanyabyinshi ni ababyinshi uwo nguwo waje guhinduramo iki n'ibiki ubwo yari esprit nk'uko ndore nawe yari esprit umwe ari saint undi ari mauvais nuko bariya abazungu bazanye ayo mabuku bahitamo gushyiraho umutungo muri karite bateganya aho bazajya bandikisha umutungo ibi narabivuze ejo ntabwo ndi buze kubitindaho ariko muri ibyanditse muri ayo mabuku ntabwo ari byo bigira ubwoko bivuga ubwoko bwa bundi bw'abasinga ababega abagesera abaki ariko kubera ko bigomba kudatermina n'intuza niho bongeraho hutututsi etwa tutututsi etwa ni ibyerekana ko uyu muntu atunze ashobora gusora ni ibyerekana ko uyu muntu adatunze tasora ni ibyerekana ko n'uyu muntu nta n'ucyo wakwirwa unamubaza kuko ahubwo niba afite aharara ibyo bakoze ntabwo aribo bazanye ariya moko y'intuza ahubwo bayakoze kugira ngo baresolve ikibazo cy'umusoro n'ikibazo cy'ubuhake n'uburetwa n'ibiki byose nyamara iryo buku bagiye kurihindura bya bindi by'umutungo babivanabo bya bindi by'amoko ya gakondo bayabivanaho ahubwo basigaye ubwoko bw'utututsi twa ikibazo naho kera ikibazo kiba ingutu kubera ko umuntu wari watoye runari ntabwo wamubwira ngo ntube umututsi ndavuga muri ntuza ugiye guhabwa ikarita nshya kuko ikarita nshya ivuga abatutsi gusa ntivuga imitungo yabo ibyo rero
iyo bigiye muri politiki bikora akantu, ko iyo abantu barakaye, iyo abantu barebye bagasanga hari ikibazo ramasi irareyagiza. Amateka y'u Rwanda navuze ko yari ashinzwe umugabekazi. Umugabekazi ni ukuvuga nyina w'umwami, ariko ntabwo yari nyina, ahubwo yari akiri n'umukobwa. Yari la mère spirituelle. Yashyizeho intebe y'ubusizi. Iyo ntebe y'ubusizi niyo yakoraga ibisigo, niyo yabonaga inganzo yo gukora ibyo bisigo. Ibyo bisigo bikaza, nabivuze ntanga urugero nk'uko Masabo agenda agajya mu nganzo ye agakoramo indirimbo ya kavukire, fata utwabo, bagakora ibisigo. Ibyo bisigo noneho bakazajya babiha abana babo, ariko iyo umwami yimye hari igisigo cyakorwaga gikorerwa umwami, bimubwira ibyo ubutumwa yahawe, gutyo. Ariko noneho yabahaye inshingano zo kuza perpetua, donc ayo mateka y'abami. Yabashinze amateka y'abami, ibikorwa by'abami. Noneho ati kugira ngo bitazibagirana nk'uko ayabibanjirije yibagiranye. Aha nagira ngo mbereke ko gahunda yabahaye yari iyo gutuma bazajya bayatanga kuko bayavuze. Umwami araje, bavuze ibye, noneho ibya n'ibya mbere bigakomeza, hanyuma ngo yagenda bakavuga n'ibye. Bari bashinzwe cyane amateka y'umwami kugira ngo atazibagira. Ikisetsa ni uko abo basizi barayatanze, ariko nyiri ukwandika, nyiri ukubishyira muri ntuza mu gitabo, yibagirwa iyo gahunda, yibagirwa ibyo nyiri gukora iyo ntebe y'ubusizi washyizeho basizi, gahunda y'uko bahera ku bami b'abanyiginya, kuko babanjirije ababanjirije ibyabo byari bagiranye. Nkavuga nti murebe neza abakurikiye ibyanditswe na Alex Kagame,
yibagiwe yuko nyir'ugushinga iyo ntebe y'ubusizi we yivugiye yuko ibyabanje byaribagiranye, ariko Alex Kagame uzasanga ahubwo ahera ku 1510 kuko umwami n'umugabekazi ariho batangirira, aho kugira ngo yerekane ko byibagiranye, nuko ntajye uwo arakugendera ibyibagiranye arabyibuka, arakugendera akugeza mu gihumbi. Ayo mateka yandika ayahawe n'abasizi n'abagombaga n'abadepositeri y'abantuza. Ni ukuvuga ngo ibyo yandika yarabihawe, hari ibyo yanditse yahawe n'abasizi atitire, ariko hari n'ibindi yahawe kubera ko yari ku ngoma y'Abega, kandi Abega barashakaga kugira ngo bashyire bandikishe ibyabo aho kugira ngo bandikishe ko bibye ingoma. Alex Kagame yabwiwe n'abo basizi yuko abami bagomba kuba 43. Ntabwo bigeze bamubwira uwo mubare aho uturuka, ntibigeze bamubwira umubare 43 kugeza kuri inde. Ngiyo mpamvu ntekereza yuko yabuze abami 43 guhera kuri Ndoli, yarababuze ahubwo arabashakisha, aramanuka iyo ntuza agera mu 1200, aho hose yagiyeyo. Nyamara yasimbutse u Rwanda ibyo yakoraga ntabwo byari iby'u Rwanda, byashobora kuba ari ibya Bugesera, ariko u Rwanda rwagiyeho mu 1510. Uzaza aza muri iyo logike muzarebe neza niba adaturuka mu Bugesera ubwe, kuko nawe ubwe byamwinteresa kwandika ibyabo, gukomeza kugira. Ariko niba aturuka mu Rwanda rwa Ndoli, ntuza Vansina aravuga ngo n'Agahindiro bavuga ko ari se wa Ndoli, ntaho yigeze aboneka. N'abariya bose bandi bavuga ntaho bigeze baboneka, babanjirije bashobora kuba barabonetse ariko bari mu Bugesera, ntabwo bari mu Rwanda. Hari abavuga yuko amateka y'u Rwanda harimo za miti, ibintu bibyuka, ni ibitekerezo, ntabwo ari miti, kuko niba uzi neza uko n'abigishwa ba Yezu biriranywe nawe imyaka ingahe, itatu, yarinze azamuka yaravuze ati sinashobora kubibabwira kuko hari ibyo ntashobora kubabwira kuko mutashobora kubyumva.
yarigishaga abantu bose baje, barangiza bamara kubona bagiye, abandi bagiye batashye iwabo, bo bakamubwira batari ko twara ibintu mwigishije ntabwo twabyumvise. Ibyo rero akabasobanurira, ibyo rero cyangwa se yakwigisha ku mugaragaro, yavugaga mu migani, muri proverbe, ko muri proverbe niho ibwirwa benshi ikumvwa na bene yo. N'ahandi iwacu nabyo niko byagenze. Aha ndagira ngo sobanure nkurikije, niba harimo abemera batumva neza ariko bafite bonne volonté yo kumva. Mu gitabo, muri Bible hateganijwe yuko Yezu azagenda azava ku isi, ariko azagaruka ajya he? Icyo kibazo ntigisobanutse, ariko azagaruka kuko yatanze ibimenyetso byerekana ko azagaruka. Ariko mbere yaho yivugiye Yezu yuko uwayome des cieux, le royaume de Dieu, yari yahawe bariya, izababamburwa igahabwa abandi. Ni ukuvuga ngo aho hantu aho bari be kwirirwa bategereza yuko ariho hazakomeza. Kandi muri Matayo, muri Daniyeli igice cya 9:24 avuga yuko Daniyeli yariho Abayisirayeli 12, abahungu 12 ba Yakobo bari barirukanwe, baragiye. Urumva hari hashize n'imyaka 600 bari baragiye. Noneho muri iyo porofesi ya Daniyeli iza ivuga ngo ubwoko bwawe, ni ukuvuga Isirayeli, buhawe imyaka, ni ukuvuga 47, karindwi inshuro 7, inshuro 70 cyangwa 70 inshuro 7, ni ukuvuga imyaka 490. Hanyuma muri iyo ngiyo iteganya ibintu bizakorwa kugeza igihe iyo myaka izarangira. Iyo myaka 490 irimo timetable izakorwa, ibizakorwa bitakorwa, urumva ingaruka bazaba barasuzumye. Iyo myaka yahawe, ikigaragara ni uko yahawe hahandi havugwa muri Matayo 21:43. Ni hehe? Kugira ngo wumve neza yuko abantu bagomba kubanza gusaba Imana ubushishozi, impano, bakamenya aho hantu Isirayeli
bazahurira nk'uko byari biri imbere, uko bivugwa muri Yeremiya, henshi muri Yeremiya. Aho hantu ni hehe? Nusoma neza Ezekiyeli yose uzahasobanukirwa. Yewe nahabonye ngendeye kuri ibyo biteganijwe byo gushakisha aho hantu Imana yavuze hazajya royaume de Dieu, hagendeye ku mugabo Vansina, ibyo yanditse bihura neza na neza n'ibyanditswe muri Yeremiya, tubongeraho precision yayo yanditswe mu gisigo cya Munyarumaga mbere y'1543, mbere yaho. Iyo uyibonye uri umuntu wemera nuko gifunze, usabye ukabonera ugafungurwa umuhuza ukumva icyo ari cyo, usanga kwirirwa ujya impaka ni ukutemera ubwabyo. Iyo urebye ibintu byakorewe mu Rwanda, inuza reaction, uko ibintu biba byose, ntabwo biba Imana itabwiye abahanuzi aho ariho hose. Ibintu byabwiye abahanuzi, warangiza, ndashaka kuvuga cyane cyane nk'ikibeho, warangiza ukareba ugasanga byarabaye. Wibaza utari ko kubera iki ibi bintu by'ikibeho bitigishijwe abanyarwanda bose, baba abakatolika, baba baki, kuko byose inkuba zakubise u Rwanda, amasasa, iki byose byabaye, ntabwo byarobanuye, byabakubise byose. Donc ibintu byavuye hejuru mu mateka yacu, niho amateka yacu yari ari mu by'ukuri. Mu mateka yacu abantu bagombye kugenderaho barabiteye umugongo, bigirira mu yandi madini, bibwirira mu guceza, bibwirira mu kubandwa, bibwira ko ibyo ngibyo ari byo bizima. Kubera iki? Bababwiye ibitari byo. Amateka babandikiye ntacyo abafashaho na gito kumva iki gihugu icyo ari cyo, kumva icyo basabwa nk'igihugu, kumva niba kutabyemera icyo bizaba, ingaruka zabyo. Ntabyo amateka banditse mu Rwanda ari ayacu. Ushobora kuba ari ay'Abagesera, ariko ntabwo ari ayacu, kuko ayacu yagombye kutuburira, akatubwira ko Imana ntiyibagirwa. Ibyo banditse bariya Kagame, ibyo yanditse yahawe n'abasizi b'abasinga nyabo, byagiye bishyika, kandi byagiye bishyikwa bigenze gute? Ari ukugira ngo duhanwe. Ibyo sinirwa bitindaho, kuko ejo narabivuze mu kiganiro na Serge. Urugero ntanga ni uko narutanze n'ubushize, ariko muri Yeruzalemu nshya, ubwo ushobora ndabimo ndavuga iyanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ku gice cya 4 umurongo wa 1 n'umurongo wa 5 n'igice cya 5 umurongo wa 5, ivuga ko hari yabwiye umuhanuzi gukora ifotokopi ya Yeruzalemu ya mbere, noneho iyo Yeruzalemu ya kabiri y'ifotokopi
Imana imubwira yuko ariyo yashyize ahantu au milieu hagati y'ibihugu de paya, hagati y'ibihugu de paya. U Rwanda ni intuza ruriya Rwanda nyiginya ni d'origine celeste, ariko iruhande rwayo hose uko hazungurutse ni abashwezi. Abashwezi ni kirite d'un souverain donc ntuza bikuzimu, bimanuka byavuye muri ntuza. Iyo ntuza, iyo disposition irahari yuko Yerusalemu yagiye hagati y'ibihugu by'intuza by'abapagani. Ibyo iyo urebye na n'uyu munsi u Rwanda ruracyarwana cyangwa rwinjiwe n'abapagani, ahubwo abapagani barimo bashaka kurwana n'ahandi hose kugira ngo bigarurire ntuza. Aha ndumva nahavuze, nari navuze yuko abanditse amateka y'u Rwanda bavuga ko ari ay'u Rwanda, ariko bandika ayo mateka y'Abagesera. Ba bami bazanamo mu Rwanda iyo turimo twiga bariya ba Sekarongoro, ba ntuza, ba Cyilima Rujugira, Mukobanya, ukagenda abo bose ntabwo baduha amateka yacu. Ariko se kubera iki baduha amateka yacu, bataduha amateka yacu? Kuko Abanyarwanda ntabwo bazi umwami nka Gisanura. Muza uwo babuze uko bamuvuga nabi ni Yuhi Mazimpaka. Ntuza Vansina yarakurikiranye, yararebye asanga ati nuko bari kubigenza, nubwo bavuga ngo ni umusazi, niwe mwami wakundwaga kurusha abasigaye bose. Nta n'umwe mu bami bamujeho nyuma wakundwaga nkawe. Ese yaba ari umusazi? Bakaba ari fiyeri, donc yitwaga l'homme le roi du peuple, n'umuhungu we nuko abo ba mbere b'abasinga, abanyigi. En fait abanyiginya baturuka kuri Kanyarwanda. Kanyarwanda abyarwa n'umusinga kazi n'umunyandorwa wa Shambo w'umugabo. Iyo famiye uko ari famiye Ndorwa na famiye Ndu niyo bagombaga kubyara abami. Iyo bakubwira ngo Abakono ngo nibo bahabwaga, bari barahawe kuba kugira abagabekazi n'abami, ninde byanditse muri code esoterique? Ninde wabivuze ko ari bo babihawe? Byahawe umushambo Ndorwa, biharwa n'umugabekazi w'umusinga.
kandi umusingakazi kandi nta babayeho mbere yabyo, kuko u Rwanda rwabayeho abo nibo babaye bwa mbere. Ibintu bazanye byo kuvuga ngo yari uwa cumi na kangahe mu bami ni ibipindi, kuko nta bami babayeho mbere yabo b'abanyarwanda. Ni ibipindi kugira ngo bakure abasinga bazane ngicyo ikibazo gituruka kuri bariya bene batutsi, cyatewe no kwandikisha amateka ari bo bayakoresha. Ntabwo banditse ibyagombye kwandikwa. Kagame aravuga bijyanye n'ibyo ngibyo ngo reunification y'u Rwanda yakozwe na Cyilima Rujugira hamwe n'umuhungu we, hamwe yenda n'umwuzukuru we cyangwa se abahungu be babiri. Nubireba neza uzasanga ibyo Alex Kagame avuga ntabwo ari Cyilima Rujugira, ntabwo ari Mukobanya, ntabwo ari Sekarongo, ahubwo ni Cyilima Rujugira. Yavuze ngo ni Cyilima Rugwe n'umuhungu we Kigeli Mukobanya na Sekarongo. Ahubwo ni Cyilima Rujugira na Ndabarasa n'umuhungu we waje gupfa, wari wararongoye Nyiratunga. Noneho yamara gupfa Nyiratunga akigira mu Bahondogo, noneho akibyarira Gahindiro. Ibindi muri mu byo banditse bitari byo, hari uko avuga ngo ariko aha ni Liquid H niwe wabyanditse, avuga yuko ngo Gihanga ngo yaryamanye cyangwa se yarongoye umukobwa w'Abarenge. Ntabwo ari byo, niba ari d'origine Celeste kandi Gihanga akaba ari we uvuga ko ari we wakereye iriya, ntabwo mu ijuru ntibarongora. Kuri nuko ahubwo bananiwe gusobanura icyo Kagame yanditse avuga ngo yahishe Nyirarumaga yahishe Ndoli mu nzu, kubera ko abanyabyinshi bari bamukurikiranye bashaka kumwica. Yamuhishe mu nzu, noneho abandi barandika ngo yaramurongoye. Ntabwo ari byo. Na Yezu yabaga mu nda ya nyina. Na Yezu yabonekewe ntabwo aboneka wenyine, aba ari kumwe na nyina. Gihanga ikindi cya kabiri avuga ngo Gihanga yavaga inda imwe
na n'Umututsi. Iki ni igipindi kabisa, kuko niba Gihanga yaravuye mu ijuru, Mututsi yavuye ikuzimu. Ntabwo bashobora kuba bavuga. Yezu yavuye mu ijuru, ariko Rusoferi nubwo yavuye hejuru yajugunywa hasi yikuzimu. Ariko mu byo yanditse biri byo ni biriya by'ukora dynastie rwandaise et d'origine céleste, ko biriya byose bibaho kandi byari byarahishuriwe muri Bible yavuye muri Isirayeli ya kera, bigahishurirwa mu Rwanda. Ni icyerekana yuko mu Rwanda haje ya mana yiriya, noneho ibyo irimo irabiyariza iwacu. Ni nayo mpamvu shitani irimo irwanya ibyo kintu, irashaka kumva yuko Yezu yabonekeye Kibeho, abantu bose bareba, abantu bose bagiyeyo bakabyumva, mesaje ze n'ibiki byose, no kugeza n'uyu munsi nta muntu mu bategetsi ba Kiliziya ari y'u Rwanda, ari iya Gatolika, wigeze yemeza yuko Yezu yageze mu Rwanda. Nyamara umunyamakuru wo mu Rwanda wari uhari, Makeri Dominiko, wafataga za ntuza, ubu ngubu arimo arabivuga. Kandi abari bayoboraga Kibeho mu ntuza by'amabonekerwa n'ibiki byose, nabo bari bari aho ngaho, ahubwo Makeri byamuviriyemo kumufunga. Ariko bamufunze ntabwo bari bazi yuko yari agiye muri prison gukora ako kazi. Avuyeyo ubu Makeri arimo arabivuga. Ni ukuvuga ngo ibyaravuzwe birimo birubahirizwa, birimo birarealizwa iwacu hano. Ahubwo ko tuzi ko birimo bibareyariza hano, byaranditswe mu gitabo, kandi twarabibwiwe mu mateka yacu, nubwo amateka banditse bashaka kwandika, kuko bari bayobowe n'abantu batemera. Twebwe kubera ko dufite umubiri, twambaye umubiri kandi twawuhawe n'Imana, Imana ikaba idusaba yuko duhindukira tukava kwa shitani tukajya ku Mana, tuzakomeza turindire ngo uriya nitujya muri ibi ngibi bazatwica, ngo nidukora ibidashakwa n'Imana, ngo abantu ni akazi kanyu, bazavuga ngo ntabwo babimenye. Ikindi ni uko Kagame Alex yarabyanditse avuga yuko ngo Ndoli ari we wakamaga ijuru, ari intermediaire hagati y'Imana n'abantu. Ko ni ukuri. Yezu niwe uzabageza ku Mana. Kuvuga ko Nyirarumaga yahishe Ndoli mu nzu ye, ni mu gitabo cy'Imana birateganijwe yuko le Seigneur se cache dans la maison de Jacob. Se cache, ntabwo yerekana, kandi ntabwo Seigneur ntabwo aza apfa kuza imbere y'abantu atari abantu bamugiye, atari umuntu umubanjirije umujya imbere.
abanze kwemera ko Bikira Mariya ari nyina wa Yezu, yewe nababwira ngo kuko hari amabonekerwa menshi nagiyemo, aho atubwira ko uko yaje nk'uko Yohani umubatiza yari yaje. Yohani umubatiza yari yaje mbere gutunganya inzira y'Isenyeri, n'undi niko yaje, kandi mbere ntibamwumvise kubera ko byari byaranditswe ko hazaza Eliya, ariko asobanuriye abigishwa be bariya batatu, baza gusanga burya wa wundi Jean Baptiste niwe Eliya. Nusoma neza muri kiriya gitabo cy'Imana uzasanga Yezu yarahanuye yuko igihe cye na nyina kitari cyagera. Ni ukuvuga ko igihe cye nikigera ni nyina uzamuza imbere, kandi yaraje aravuga ati uko naje niko Yohani umubatiza yaje iwacu, ibyo avuze barabisuzugura, na n'ubu basirike barayifunze, ntibigeze bashaka kuyubaha, na n'ubu ntibigeze bashaka kumva yuko Yezu yaje kandi yazanye na nyina. Nyamara jyewe mu byo numvise n'amatwi mpari, ni uko yaravuze ati niba batumva ibyabereye, bige ibyabereye i Fatima no mu Rwanda. Ibizaza nibyo bibi cyane ugereranije n'ibyabaye nyuma ya Fatima n'ibyabaye mu Rwanda. Igice cya kabiri, igice cya gatatu nzashyiraho kiriya kiganiro suite ya kiriya kiganiro nagiranye na Serge, kuko nuko nabivuze, mwabonye amasaha abiri ya mbere, ubanza inyuma hari andi abiri, ariko mbere y'uko ayo abiri yandaza mbanje gushyiraho aka gace kugira ngo abantu bazakurikira n'icyo gice cya kabiri cya Serge, cyangwa se nibasubira inyuma bakumva n'ikiriya cya mbere, byibura bazaba bagize icyo bajyanamo, icyo bakuramo. Kuko jyewe ku giti cyanjye hari impamvu yatumye nabiherewe impano, simbona impamvu nabihawe impano, simbivuga. Icya kabiri ni uko nabikozeho ubushakashatsi imyaka myinshi, kandi ifashijwemo n'Imana n'ab'ijuru. Kera najyaga nibwira yuko niba umuntu wihaye Imana avuze ibi bintu ngo ukuvuga ngo ni ukubifata gutyo nk'uko bibigize, ariko kandi Imana itubwira yuko dufungura, tubanza tukareba imbuto. Niba imbuto zitari zo, buriya ntabwo ari tuba duhabwa Imana. Yezu ntabwo ari représente araburoma représente n'umuntu utera imbuto. Ikindi ni uko nababwiye yuko Nyirarumaga ashyizeho intebe y'abasizi, yashyizeho y'abasimba, ariko bavuze abatanze ibisigo muri ntuza ntabwo ari abasinga gusa. Ni ukuvuga ngo hagombaga kuba gushungurwa ibiri feke n'ibiri byo,
hanyuma njyewe experience muri ibyo ni uko nakuriye mu muryango, umubyeyi w'umugabo n'umubyeyi w'umugore bombi baturuka muri ubwo bwoko kandi bombi bahawe impano y'intuzi. Donc ni ukuvuga ngo iyo ndebye umuntu wanditse atari umusizi, atari umusinga, nabo mbanza kwibaza uyu muntu ibyo adupfunyikira, na Kagame yadupfunyikiye amazi, noneho abantu bashaka ko kugurisha ibitabo gusa, ntabwo bashaka kuvuga ukuri, uretse ko n'ukuri nako batakuzi. Ushaka kumenya amateka y'u Rwanda nabanze asaba impano yo kumva, gusobanukirwa igisigo impakanizi cya Nyirarumaga, nicyo gitangira. Igihe utaracyumva, ibindi byose ugiye gushyira hasi kwandika, uba waciye ku ruhande. Dogitera wabona izo arizo zose mu mateka ay'u Rwanda uba wayahushije. Ariko kandi ni nako no muri ntuza no muri Bible bimeze. Hari benshi basoma Bible bakayisoma icuritse kandi barize teoloji. Icuritse ni ukuvuga ngo ibintu basobanura ku byanditse usanga rimwe na rimwe ntaho uhuriye, kuko burya Imana iratubwira. Iyo ikubwiye ijambo rikagukora ukumva urimo urabwirwa, burya Imana iba irimo ikubwira. Ijambo ry'Imana ntirisohoka mu kanwa, risohoka hari. Amateka yacu iyo ubonye ibyavuzwe bibaye bisa n'ibyo ubona cyangwa wabonye, cyangwa icyo gihe uravuga uti aya ni amateka, aya niyo mateka. Ibije bisa n'iby'imandwa z'ikuzimu n'ibyo byose ntabwo ari amateka y'abakristo. Ushobora kuba ari amateka y'ikuzimu, ariko ntabwo ari amateka y'abakristo yo mu Rwanda. Ugire amahoro y'Imana, kandi nishimiye ko twabanye kandi tuzongera. Imana ibane namwe.